Hello guys, hello my peoples, what's up, the answer is this guy. This is your girl Kuzuba Diana from the Kuzuba Milo. Ulala, twari tudaherukanye rero nari mbakumbuye, wow, yambi mwese. So today rero ngiye kubabwira story, ngiye kubabwira inkuru y'umuntu, ariko ntago ari inkuru y'umuntu ahubwo ni inkuru y'abantu, make sure ko ari isomo nawe wakuyemo. Ntabwo njya mba nshaka kubabwira ibintu mutaragiramo inyungu, mutarakuramo inyungu. Yes. Mwihangane twa tumaze iminsi tutari gukora bitewe n'impamvu runaka. So ariko twagarutse. Ikintu nje kubabwira inkuru y'umuntu w'umugabo, wari ushaka kuba umugabo, ari umugabo, yarahuze n'umugabo. Murazi, ubwo muri kubibaza ibyari byo muransetsa. Erega kuba umugabo ntago ari kwambara ipantaro. Kuba umugabo ntago ari ukwambara ishati ugatebeza mu ikote. Kuba umugabo ni ibikorwa. Umugabo ibikorwa bye nibyo bikugira umugabo. Nawe wa mugore we uzi ko bajya kuvuga ngo uriya mugore se ni umugabo. Ngarashoboye. You know why? Ibikorwa byawe. Yes. Ikintu ngiye kubabwira, uyu muntu yashaka gutera imbere. Yari yicaye yatekereza ikintu yakora, agatera imbere, avuga ati se niki nakora ngatera imbere. Biramucanga nyine avuga ati ariko uko byasa kose ngomba kugerageza. Abaza inshuti ziwe zimugira inama zitari business wafungura ikagutera imbere, ikaguteza imbere. Atake business ikeneye abantu 1000 kugira ngo ifungure. Ati abantu 1000 subwo nge nababura abantu 1000. Arabashaka abantu 1000 nyine yasabwa kugira ngo afungure business. Abona abantu 900. Aragenda agati ko mfite abantu 900 mwambabariye nkafungura business. Ibi bintu bikwereka ko hari igihe nyine ujye ugerageza kuko ko mfite agafondasiyo gatoya gute ntakira. Baramubwira ngo hari ibyo usabwa utaruzuza. Nawe rero kuba utagera ku rwego ushaka, kuba nimvuga gukira ntiwumve ngo kuba utunze imodoka na kadasiteri cyangwa na etage, oya, kuba ugeze ku rwego wumva wihagije niko gukira kwawe. Agati gute ntakira. Ndazakoresha iryo jambo ngo gukira. Bamwe ati hari ibyo usabwa utarageraho, ntabwo urajya kuri abantu 1000, nawe hari ibyo utarageraho banze umenye ngo ndi hehe. Nkeneye kugera hehe. Then ibibazo nibipfira ni iyihe mpamvu? Ese bisaba kwihiringa? Ese making sure neza nyine ahantu bipfira then uze dukore. So aragenda ashaka barihiringa, arabashaka ajya muri famille, ajya hehe na hehe, agenda bihugu byinshi cyane gushaka abo bantu, ageze aho abona abandi bantu 196. Urumva yarakeneye abandi bantu 4 bonyine. Abo bantu 4 yaravuga ati aba 4 nibwo babura. Ndaza kugenda ragiye ubona ugiye kugera ku gasongero k'ahantu ugiye kugera, kuvuga uti byo nakoze birahagije banaka nigendere. Ntabwo ugerayo. Hari ibyo ukeneye nyine byuzi kugira ngo nawe ugeraho wihaze. Yes. Araje agenda arira aravuga ati ko mbura bane se ntabwo mwandika nkabangize nkazaba mbabona bamwe ngo niba utaruzuza abantu 1000 uje gukora icyo mugabo. Uje gukora iki kandi ngo niko imyaka yamutwaraga. So rero nawe niko imyaka iri kukujyana mu byo urimo, imyaka irimo kujyana, ariko menya ngo ntabwo ikibazo n'imyaka ufite kuko imyaka ni imibare. Menya ngo nuramuka upfuye uzapfusiga iki? Uzapfute? Uzashyingurwa ute? Ibyo ntibiteganye bibare. Menye ngo ntabwo nzapfa nangiye gutukana. Ndazagashyira muri comment. So then umugabo amusubiza inyuma bagati jya gushaka abo bantu banuburaho nyine uzabone kuza. Nawe nyine hari byinshi bigusubiza inyuma, hari byinshi uba ukeneye, hari n'ibyo ujya kureba ugasanga ntabyo ufite kandi uzi gugezeyo. Yes, ukeneye guhatana, ukeneye kurwana, na mpamvu yo kuva ku bintu. Umugabo yaragiye ashaka abo bantu, ageze avuga ati abantu bose narabarebye ndababura. Ati none rero abantu 4 nzabakura hehe? Arangije yari amaze kujya mu mwaka gatanu yo gushaka abantu 1000, aragenda yicara ahantu. Uhita nawe iyo myaka iti gufatira igihe umaze wicaye cyangwa igihe umaze ukora mbese ibibazo icyubura. Aragenda yicara ahantu, aricara avuga ati akose aba bantu 4 ni bande ubundi babaye ikibazo ntashobora kuzabona. Avuga ati ariko wait, abo bantu 4 ntago bari mu hazaza hanjye no mu hashize hanjye. Rero wagiye ujye utekereza ukavuga ngo nzagera ibi ngibi ari uko nashatse, ibi nzabigeraho kuko byagenze gute uri kwishuka.
ni wowe ugomba kubyigezaho, ntabwo umuntu muzamwashakanye ari uzabigukorera. Ntabwo ngo nzagera ibi ngibi ari uko nahuye na runaka, uri kwishuka. Yego Imana yamunyuramo akabiguha, ariko first of all banza utangire, gerageza azaza gufasha ku buryo atanabonetse utagwa nyine utajya hasi. Aje areba ahashize hiwe, areba ukuntu yari ameze, aravuga ati uyu muntu narindi we arakenewe muri iyi business yanjye, uyu muntu narindi we arakenewe kugira ngo ajye anyigisha amakosa ntagomba gukora. You understand that? Kugira ngo ajye anyigisha amakosa ntagomba gukora. Ahashize hacu hatwigisha amakosa twakoze, then hakadufasha kugira ngo tutazongera kuyasubiramo. Arangije agenda ageze hantu yagomba gutangira ya business ye, ati nabonye undi muntu atako sinzi ko muramwemera. Bati nuwuhe? Bati ati ni umuntu wahashize, uwo narindi we muhashize ariko afite amakosa menshi, sinzi ko muramwemera. Baramubwira ngo uwo muntu turamukeneye cyane, afite n'uruhare runini muri business yawe, afite uruhare runini mu byo ushaka, afite uruhare runini mu byo uzatera imbere, uwo wari we wa kera afite uruhare runini mu iterambere ryawe. Yes, uzi icyo bisobanuye? Birenze kuvuga ngo ukeneye kureba amakosa wigiyeho, ukeneye kureba amakosa yawe ya kera kugira ngo utazongera kuyakora mu kubaka hashize hawe. Umuntu umwe niwe warebye yicara aravuga ngo ntushobora guhitamo aho uzavukira, ariko ushobora guhitamo aho uzapfira. Ntabwo ushobora guhitamo uwo uvukuriwe, ariko ushobora guhitamo uwo uzapfuriwe. Yego, biri mu mbaraga zawe. Baramubwira ati rero uwo muntu turamukeneye cyane, ahubwo muzane tumurebe, turebe uwo yari we. Hagiye biba ngombwa ko kugira ngo wiyubake ureme undi muntu mushyashya, isi ibanza ikakumenya, ikabanza ikamenya uwo wari we. Yes. Bati ngaho genda ushaka abandi batatu rero, ati ntabwo tuzaho uzabakura, ati ni wowe n'umutwe wawe. Arangije aragenda aravuga ngo undi muntu rero muri batatu nkeneye sinzi uwo ari we, ariko nkuko nabonye uwo hashize kanjye gushaka undi. Yicara ahantu n'undi yajyaga yicara ari kuruhuka, ari gutekereza n'azabakura b'abantu, atareba ukuntu ahicaye, areba ukuntu ameze, ukuntu byamucanze, atavuga ngo what? Undi muntu wa kabiri mu bantu bane nkeneye ni uwo ndiwe kano kanya. Umuntu uri we kano kanya, first of all banza umenye ngo warinde, aka kanya umenye ngo urinde, sibyo? Numara kumenya ngo urinde, uramenya n'ukeneye kuzaba we. Yasegena ati abantu bose mushaka nabamenye, ati bamushaka njyewe, ati wowe gute? Ati uwa mbere yari njye wahashize, bati yego turabyemera. Uwa kabiri rero mushaka ni njye wa kano kanya, bati yego. Ati kuko wowe wa kano kanya uwiyizi muhashize, uwiyizi na kano kanya, ariko ntabwo uzahazaza hawe, ariko dukeneye abandi bantu babiri. Mwebwe babiri ntabwo muhagije, genda ushake n'abandi. Arangije arataha ajya kwireba, urumva yatangiye kujya yishima, avuga ati ndimo ndabigeraho. Ajya kwireba avuga ati se atari ko basi ubwo undi bakeneye si uwo hazaza ra, avuga ati undi bakeneye n'uwo hazaza. Ati kanjye gutanga n'undi wahazaza. Ageze bamubwira bati wahazaza ntabwo tumukeneye, unese uwahazaza twebwe turamuzi, uraduha umuntu natwe tutabona. Aje aravuga ati rero reka mbabwire, ati impamvu namutekerejeho, ati nabonaga nyine uwahazaza ari gutuma mvunika. Ati uwahashize ari kunyereka amakosa nakoze ngo nyigireho. Uwa kano kanya akeneye kwigira ku makosa yakoze kugira ngo akore uwahazaza. Bati bravo, ngaho genda ushaka undi muntu wa kane rero. Aragenda urumva ahantu hose yaramuhiza, aramubura, ashaka hashize, asanga arahageze, asanga ako kanya arahageze, asanga ahazaza nawe yagize ati none uyu muntu ninde? Uyu muntu ninde? Uwo nyine yes. Aramushaka amubura, abazi inshuti abwazibwira iyo story yose mbabwiye, uwo muntu wese aramushaka aramubura pe. Aje agenda agatamuna namubuze. Bati nta kintu byagufasha, ati kubuza hashize hawe ntacyo bikumariye, kubuza uri we kano kanya ntacyo bikumariye, kubuza uzaba we ntacyo bikumariye, utarabona undi muntu wa kane. Ati ukeneye kugira ngo n'abandi bantu bane, ati ni nabo bingenzi. Ati ntiwibaze impamvu wabonye 996 abandi bane bakakurushya kubabona. Ati nuko nyine ari bo bantu bingenzi cyane. Aje aragenda amara indi myaka 5, ubwo si baye 10, arimo aribaza uyu muntu nkeneye ninde? Uyu muntu nkeneye ninde? Aje avuga atari ku rundi
ninde ushaka ibi bintu? Arisubiza ati ni njyewe. Ninde yakoze ari amakosa yahashize? Yari njyewe. Ninde uzakora ibyahazaza? Ni njyewe. Ninde ufite kubyitaho? Ni njyewe. Bivuze ngo uriya muntu wa kane niwe. Nawe muntu ni wowe ukeneye kwigira ku makosa yawe, ukireba uko umeze kano kanya, ukabasha kumenya ngo nkeneye kuba nde, ukabasha kumenya ngo nkeneye kuzaba nde, ese nzamugiraho nkoze iki, ese bizagenda bite. Ushobora no kuba impamvu ari wowe, ushobora no kuba umuntu yarakuze umureba umuzi muhashize hiwe, ukareba ukuntu ameze ngo tisha wowe uzapfura imbwa cyangwa uzapfa utikamiye n'ay'umuyenzi, ubwo bishyize mu hazaza hiwe. Yes, bitewe nuko umuzi nyine, bitewe n'amakosa uba umubonamo, bitewe n'ayo yakuze umubonamo. Yego, rero ni we muntu wa kane ukeneye kwimenya, ukeneye kwiyitaho, ukigira ku makosa yawe, ukiyubaka. Nta wundi muntu n'uyu n'umwe uzakwitaho, nta wundi muntu n'uyu n'umwe ufite kugukorera ibyo ushaka. Imiryango yagutenguha, inshuti zakwihakana, abavandimwe bakwihakana, urara. Uretse kandi nabo ngabo, hari n'igihe bigera mukagira ngo n'Imana yarakwihakanye. Wari ubizi? Ukavuga ati Imana irambona bimeze bite? Yes, rero ni wowe wikeneye mu gihe handi abantu badahari, ibintu bidahari, wowe urikeneye ku giti cyawe. Hanyuma ngatavuga ngo hanyuma rero byose ukabisengera uti Imana reba uwo narindiwe, ntabwo ari njyewe pe. Ubundi reka kano kanya siwe nshaka kubawe, fasha basi mbe ubu ushaka kombawe. Yes, isengesho ryiza. Imana igushaka mu nzira nziza, igushaka kukubona utahururira, igushaka kukubona nta maganya uhorana. Niyo mpamvu ukeneye kuvuga ngo mfasha pe, fasha. Ariko ntabwo nase gute utahorana amaganya ubaye uri umukene, kuvuga ngo nta maganya uhorana, ufite byinshi wifuza. Rega ntabwo Imana yatwimye ubutunzi, ahubwo twe tuyaka mu buryo butari bwo, tuyaka mu buryo butari bwiza. So tumenye ngo dukeneye iki, twari dufite iki, twangije ibiki, dukeneye kubaka iki, dufite iki, ubundi bwo twiyubake. Olala, ariko ndabikunda iyo ngiye kugira abantu inama. Ndabakunda.